Ndagusuhuje inshuti mukundwa, amahoro ya Kristo abe kuri wowe. Dukomeje kwiga igitabo ubutumwa ku basore, tugeze ku cyigisho cy'122, kuramya ibigirwamana kuba mu myambarire. Gusenga ibigirwamana kuba mu myambarire ni indwara yibasiye imico y'abantu. Ntabwo iyi ndwara igomba kwinjizwa mu bugingo bushya. Akenshi kumvira ibyo ubutumwa bwiza busaba, bizasaba umuntu kugira impinduka zidasubirwaho mu myambarire. Ntabwo hakwiriye kubaho kutagira icyo bitaho mu myambarire, kubera Kristo tubereye abahamya. Twari dukwiriye guharanira guhagarara neza. Mu murimo wo mu ihema ry'ibonaniro, Imana yari yaravuze utuntu twose turebana n'imyambarire y'abakoreraga imbere yayo. Muri ubwo buryo twigishwa ko Imana ifite ibyo ikunda kandi yemera mu bigendanye n'imyambarire y'abayikorera. Ku byerekeye amakanzu ya Aroni, hatanzwe amabwiriza yihariye kubera ko imyambarire ye yari ifite ikishushanya. Muri ubwo buryo imyambarire y'abakorera Kristo ikwiriye kuba ifite ikishushanya. Tugomba kuba abahagarariye Kristo kandi bamugaragaza mu buryo bwose. Uko tugaragara mu ngeri zose z'umubiri bikwiriye kurangwa no kwiyoroshya, kubonera n'ubutungane. Ariko rero ijambo ry'Imana ntiryemera kugira impinduka zikorwa mu myambarire bitewe gusa no gushaka imideri igezweho kugira ngo tubashe gusa n'ab'isi. Ntabwo abakristo bagomba kurimbisha imibiri yabo imyambaro y'akataraboneka cyangwa imirimbo ihenze. Amagambo ibyanditswe byera bivuga ku myambarire akwiriye kwitabwaho mu bushishozi. Dukeneye gusobanukirwa n'ibinyura umwami wacu w'ijuru n'iyo haba mu bijyanye n'imyambarire y'umubiri. Abantu bose bashishikariye gushaka ubuntu bwa Kristo bazumvira amagambo y'agaciro kenshi akebura yahumetswe n'Imana, ndetse n'umuderi w'umurimbo uzagaragaza ukuri k'ubutumwa bwiza. Ndagusuhuje inshuti mukundwa, amahoro ya Kristo abe kuri wowe. Dukomeje kwiga igitabo ubutumwa ku basore, tuze ku cyigisho cy'123, umurimbo nyakuri. Gusesagura kutarangwa umuco mbonera kuraganje ahantu hose, kandi abantu barajya mu irimbukiro bitewe no gukunda imyambaro no kuyerekana. Imibereho y'abantu 9 mu 10 yiyeguriye imideli igezweho yubitswe mu kinyoma gisa. Kubeshya n'uburiganya nibyo bakora buri munsi bitewe n'uko baba bashaka kugaragara uko batari. Ubupfura, kwiyoroshya n'ubugwaneza byaguranwe kunezeza irari ry'ibibi. Abantu ibihumbi byinshi bagurisha ubupfura bwabo kugira ngo babashe kubona uburyo bwo kwikurikirira imideli igezweho y'ab'isi. Ubwo busazi bwerekeye guhindaguranya imideli y'isi bwari bukwiriye guhagurutsa ingabo z'abagorozi bagahagarara mu birindiro byabo bagashyigikira imyambaro yoroheje kandi ikwiriye. Satani ahora avumbura imideli abantu batakurikiza bitanyuze gusa mu gutanga amafaranga yabo, igihe ndetse n'ubuzima bwabo gukurikiza ab'isi. Mu gihe tumaze kubona ishusho yo gusesagura kutarangwamo imico mbonera kuranga ab'isi mu byerekeye imideli igezweho, ni gute abavuga ko ari abakristo bahangara kudakurikiza inzira y'ab'isi? Mbese tuzagaragara ko tudashyigikiye iyi mideli itarangwamo imico mbonera tuyambara natwe? Abantu benshi bayoboka imideli igezweho y'ab'isi, ariko ibyo biterwa n'uko Kristo we byiringiro byuzuye atari muri bo. Imibereho irangwa no gusesagura ndetse no gukabya mu by'imyambarire yageze ku rwego rw'uko ibyo bihinduka bimwe mu bimenyetso biranga iminsi ya nyuma. Ubwibone no kwiyemera bigaragara ahantu hose, ariko abantu batwawe no kwireba mu ndorerwamo kugira ngo bihimbaze, ntibite ku guca bugufi ngo barebe mu mategeko y'Imana kandi ariyo ndorerwamo ikomeye. Uku guhindura imyambaro y'ibigirwamana kurimbura isi yose ndetse n'ingeso yo kwicisha bugufi, ubugwaneza n'urukundo mu mico y'umuntu. Ibyo bitwara abantu amasaha y'agaciro yagombye gukoreshwa mu gutekereza byimbitse, mu kwinira mu mitima ndetse no kwiga ijambo ry'Imana basenga.
mu ijambo ryayo ryahumetswe n'Imana, yandikishijwemo ibyigisho bigomba kuduhugura mu buryo bwihariye. Gutwarwa n'imyambaro bimara umutungo wari ugenewe gukora imirimo y'impuhwe n'ubugwaneza, kandi uko gusesagura amafaranga ni ukwiba Imana. Ntabwo umutungo dufite ushobora guhaza umutima w'ubwibone no gukunda kwigaragaza. Tugomba kuba igisonga gikiranuka kandi tukimbika ndetse tukambika abambaye ubusa, tukagaburira abashonje kandi tugatanga umutungo wacu kugira ngo duteze imbere umurimo w'Imana. Niba dushaka umurimbo, impano z'ubugwaneza, kwicisha bugufi, kwiyoroshya no kwitonda, usanga bene izo mpano zibereye umuntu wese wo mu rwego rwose n'uko yaba ari kose. Mbese ntituzahagarara mu mwanya wacu nk'abarinzi bakiranuka, maze ku bw'itegeko dukurikiza n'urugero dutanga, tukambika ndetse tukarambika hasi gusayisha mu gutagaguza umutungo no gusesagura birangwa muri iki gihe turimo, kirangwa no kononekara. Mbese ntituzaha abasore bacu urugero rwiza, kandi igihe twaba turya cyangwa tunywa cyangwa dukora ikindi cyose tukagikorera guhimbaza Data wo mu ijuru? Ndagusoje inshuti mukundwa, amahoro ya Kristo abe kuri wowe. Dukomeje kwiga igitabo Ubutumwa ku basore, tugeze ku cyigisho cy'124, akamaro k'ikiruhuko. Abakristo bakwiriye kuba ari abantu banezerewe kandi bishimye kurusha abandi bose. Bashobora kuzirikana neza ko Imana ari umubyeyi wabo n'inshuti yabo y'ibihe byose. Ariko benshi mu bavuga ko ari abakristo ntibagaragaza idini ya gikristo uko bikwiriye. Bagaragara bacuze igihunya nk'aho bitwikiriye igihu cyijimye. Bakunda kuvuga iby'ibitambo bikomeye batanze kugira ngo bahinduke abakristo, babwira abatarakira Yesu, bitangaho urugero rwabo bwite ndetse n'ibiganiro byabo, bababwira ko bagomba kureka ibintu byose byatumye ubuzima bwabo bubashimisha kandi bukaba bunejeje. Ibyiringiro by'umugisha bya gikristo babitwikiriza umwambaro w'umwijima. Ishusho itangwa ni yuko ibyo Imana isaba ndetse n'umuntu ufite ubushake ari umutwaro uremereye, ndetse ko ikintu cyose gishobora gushimisha cyangwa cyagombaga kunezeza kigomba kurekwa rwose. Ntabwo tugiye imenya kuvuga ko iri tsinda ry'abavuga ko ari abakristo badafite ukuri nyakuri. Imana ni urukundo. Uguma mu Mana aguma mu rukundo. Binyuze mu byo bemeranye ubwabo, abantu bose bahuye n'urukundo n'impuhwe bya Data wo mu ijuru bazakwiza umucyo w'ibyishimo aho bashobora kuba hose. Kubaho kwabo ni impinduka bashobora gutera, bizaba aho bahura nabo ndetse nabo n'impumuro y'uburyo bwiza bitewe n'uko bomatanye n'Imana y'ijuru. Kandi ubutungane n'ubwiza bihebuje by'ijuru bizagezwa ku bantu bose bahura nabo binyujijwe muri bo. Ibi bituma baba umucyo w'isi ndetse n'umunyu w'isi. Baba rwose impumuro y'ubugingo itanga ubugingo, ntibabe impumuro y'urupfu izana urupfu. Ikiruhuko cya gikristo ni amahirwe ndetse n'inshingano y'abakristo gushaka uko basubiza ubuyanja mu bugingo bwabo kandi n'imibiri yabo bakayongeramo imbaraga binyuze mu kiruhuko cyiza, ndetse bafata umugambi wo gukoresha imbaraga zabo z'umubiri n'iz'ubwenge ku bw'icyubahiro cy'Imana. Ibiruhuko n'imyidagaduro byacu ntibikwiriye kuba umwanya w'ibitwenge by'ubupfapfa. Bashobora kubikora mu buryo buzagirira akamaro abo duhura nabo kandi bukabazahura, ndetse bigatuma twe nabo dusobanukirwa neza inshingano twahawe nk'abakristo. Nta rwitwazo twagira imbere y'Imana niba tujya mu myidagaduro n'ibinezeza bituganisha ku kuba abantu badakwiriye gukora inshingano zisanzwe dufite mu buzima dukiranutse, kandi ku bw'ibyo ducogoza ubwiza
dufitiye guhanga amaso n'ibyo mu ijuru. Mu mpinduka iteza idini ya gikristo n'iy'umunezero kandi irazahura. Irinze ibintu byose byo gukora ibimenyetso by'ubupfapfa, gutebya ndetse n'udutambo tw'ubupfapfa. Mu bihe tugira byose byo kuruhuka no kwidagadura, dushobora gukura ubutwari n'imbaraga mu isoko mvajuru y'imbaraga kugira ngo tubashe kuzahura ubugingo bwacu maze bugere ku rugero ndetse no ku kubonera kubaha Imana by'ukuri ndetse no kwera. Gukunda ibyiza binogeye amaso. Ndetse n'Imana ikomeye ikunda ibyiza binogeye amaso. Ibi yabiduhayeho ibihamya bidashidikanywaho mu mirimo y'intoki zayo. Ababyeyi bacu ba mbere yabatereye ubusitani bwiza mu ngobyi ya Edeni. Imana yamejeje ibiti by'inganzamarumbo by'amoko yose bitutumuka mu butaka kugira ngo bizabe ingirakamaro kandi bizabe n'umurimbo. Indabo nziza cyane z'ubwiza z'akatagereranywa ndetse z'amoko yose zaremwe maze zuzuzwa umwuka wo mu kirere n'impumuro yazo. Inyoni ziririmba amajwi neza y'urusobe kandi zifite amabara atari amwe, zunze amajwi yazo ziririmba indirimbo y'ibyishimo zisingiza umuremyi wazo. Byari umugambi w'Imana ko umuntu yabonera umunezero mu murimo wo kwita ku byo Imana yaremye kandi ko ibyo akenera byakemurwa n'indabo ndetse n'imbuto z'ibiti byo mu murima wa Edeni. Imana yaremye urugo rw'ababyeyi bacu ba mbere muri Edeni ikaruha ubwiza bw'akatagereranywa. Ni nayo yatanze ibiti by'inganzamarumbo n'uburabyo bwiza cyane ndetse n'ikindi kintu cyiza cyose kiboneka mu byaremwe kugira ngo bitunezeze. Yaduhaye ibyo bimenyetso by'urukundo rwayo kugira ngo tubashe kugira ishusho itunganye y'imico yayo. Imana yashyize mu bana bayo umutima wo gukunda ibyiza binogeye amaso, ariko benshi bafashe uru rukundo uko rutari. Ibyo abantu bunguka ndetse n'ibyiza binogeye amaso Imana yaduhaye nibyo abantu baramya, mu gihe Imana rugaba w'ubwiza butagereranywa we abantu bamwibagiwe. Uku ni ukudashima kuzuye mu bupfapfa. Twari dukwiriye kubona urukundo Imana idukunda mu byo yaremwe byose, kandi imitima yacu yari ikwiriye kugira icyo yitura kuri ibyo bihamya by'urukundo rwayo, nayo ikunda Imana urukundo ruhebuje ruvuye ku mutima kandi rwera. Umuhanzi w'icyatwa. Imana yadukikije ibyiza binogeye amaso biri mu byaremwe kugira ngo bikurure intekerezo zacu kandi bizishimishe. Ni umugambi w'Imana ko twagombye guhuza imico yayo n'ibyiza bihebuje biboneka mu byaremwe. Nitwiga neza igitabo cy'ibyaremwe tuzabona ko ari isoko nziza itera umuntu kwitegereza urukundo rw'Imana rutagerwa n'imbaraga yazo. Abantu benshi basingiza ubuhanga mu by'ubugeni bakora amashusho meza cyane. Abantu benshi cyane barundurira imbaraga zabo zose z'umubiri mu mirimo y'ubugeni, nyamara se mbega uburyo iyo mirimo y'ubugeni idafite aho ihuriye n'ibyaremwe by'umwimerere. Ubugeni ntibushobora na rimwe kugera ku gutungana tubona mu byaremwe by'umwimerere. Abantu benshi bavuga ko ari abakristo bazatangazwa cyane n'igishushanyo cyakozwe n'umunyabugeni cyerekana izuba rirenga. Baramya umunyabugeni ariko birengagiza izuba ry'akarengarenga ribonera. Bajya bagira amahirwe yo kwitegereza buri mugoroba
ndetse utarangwamo ibicu. Mbese umunyabugeni akura he ishusho agenderaho? Ntayikura mu byaremwe? Ariko umuhanzi w'icyatwa we yashushanyije ku ijuru ahataka urunyurane rw'ubwiza bw'izuba rirenga. Ikirere yacyambitse kandi agikenyeza izahabu, ifeza n'amabara atukura, kikagaragara nk'aho amarembo y'ijuru akinguwe kugira ngo tubashe kubona ukurabagirana kwaryo, ndetse intekerezo zacu zibashe gusingira ubwiza buhebuje bwo mu ijuru ubwaho. Abantu benshi batera umugongo iyi shusho y'ijuru berekwa, bityo ntibayiteho. Ntibashobora kubona urukundo rutagerwa n'imbaraga z'Imana mu bwiza bw'agahozo babona mu kirere, ahubwo bajya batwarwa igihe bitegereje kandi bakaramya ibishushanyo bitandukanye byakozwe n'umuhanzi w'icyatwa. Kubura ibyangombwa bibashisha gutsinda ibishuko. Ntimugatekereze ko mushobora kwifatanya n'abakunda kwishimisha, abakunda gutebya ndetse n'abakunda ibinezeza ngo nanone mushobore gutsinda ibishuko.